Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane abari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi. Tubanje kubasuhuza. Ibikorwa byo kwamamaza abakandida ku mwanya wa perezida byasojwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 mu mwaka wa 2024. Bikaba ari ibikorwa byitabiriwe n'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, abaturage bagiye batandukanye baturutse mu duce two hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko mu karere ka Kicukiro, dore ko iki gikorwa ari naho cyarangiriye. Imbaga nyamwinshi harimo abastari bagiye batandukanye, ibyamamare n'izindi nzego zikomeye zigiye zitandukanye zagiye zigaragara muri ibi bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Ni ibikorwa rero wabonaga byagenze neza cyane, dore yuko abaturage bari bafite akanyamuneza ku mutima, ubona ko imihanda yose yasaga neza cyane. Imihanda bari batatse amabara ya FPR, ibara ry'umweru, ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu, ubona ko ari ibintu bisa neza cyane. Wabonaga yuko rwose hari harimo ambiance nyinshi mu karere ka Kicukiro. Aho rero mu karere ka Kicukiro hagiye hagaragara n'udushya tugiye dutandukanye, aho hari n'umubyeyi waje yambaye ikanzu y'ubukwe. Byatangaje benshi cyane mu bari bitabiriye ibyo bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Ni ibikorwa rero byagiye birangwa n'udushya tugiye dutandukanye, byagiye biranga ibikorwa byo kwamamaza Paul Kagame mu duce tugiye dutandukanye, aho nko mu majyaruguru bagiye bakoresha ururimi rwabo, ndetse no ku Nkombo muri Rusizi ukabona ko ari ibintu byiza cyane, aho i Nyarugenge bagendaga bakoresha amarobo, ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Reka tubanze tubabwire urugendo rwo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame uko byagiye bigenda. N'ibikorwa rero byatangiriye mu karere ka Musanze tariki ya 22 Kamena 2024, aho byatangiriye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, bikomereza mu turere turimo Rubavu, akarere ka Ngororero, bikomereza mu karere ka Muhanga, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, i Kigali mu karere ka Nyarugenge, bikomereza mu karere ka Huye, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke, Karongi, akarere ka Kirehe, Bugesera, Nyagatare, Kayonza, Gicumbi, Gakenke, Gasabo. Bikaba byasorejwe mu karere ka Kicukiro. Aha rero byasorejwe mu karere ka Kicukiro, bakaba bagaragaje akanyamuneza cyane. Abaturage bari bambaye neza cyane, inzego zigiye zitandukanye, abahanzi, abastari bagiye batandukanye, babonaga ko ari ibintu byiza cyane. Akaba ariho rero byasorejwe ahitwa i Gahanga. Aha rero hari abastari bagiye batandukanye, barimo abahanzi aribo banasusurikije abitabiriye iki gikorwa, harimo Chris Easy, Bwiza, Kivumbi, n'abandi bastari bagiye batandukanye basusurikije abitabiriye iki gikorwa cyo kwamamaza Paul Kagame. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Paul Kagame wa FPR Inkotanyi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Nyakanga 2024 byabereye i Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aharanzwe n'udushya tugiye dutandukanye. Wabonaga ko ari ibintu byiza cyane. Abitabiriye bose bari babukereye, ubona ko basa neza ku mubiri ndetse bafite n'akanyamuneza ku mutima. Kicukiro rero hagiye hagaragara udushya dutandukanye tudasanzwe tw'abari baje gushyigikira umukandida wa umukandida Kicukiro rero hagiye hagaragara udushya tugiye dutandukanye tw'abari baje gushyigikira umukandida wabo
ari we Paul Kagame, nk'aho hari umubyeyi waturutse mu karere ka Rubavu, aho yagaragaye yambaye ikanzu y'abageni, afite ifoto mu ntoki ya Paul Kagame, afite ishakoshi n'udukomo, byose rero byari biriho ifoto ya Paul Kagame. Abamubonye bakaba bavuze ko yasaga neza cyane, ndetse akaba yanitangarije ko atewe ishema na Paul Kagame, kandi akaba yanatangaje ko ari umukwe. Ikimpaye Rosette utuye mu murenge wa Gisenyi, akaba ari umubyeyi ufite umugabo n'abana batatu, avuga ko yaje i Kigali tariki ya 11 Nyakanga 2022, akaba ari umubyeyi ufite umugabo n'abana batatu. Avuga ko yaje i Kigali tariki ya 11 Nyakanga 2024, akaba yirirwaga azenguruka muri Gasabo na Kicukiro yiyamamaza FPR Inkotanyi na Kagame Paul. Akaba yaratangaje ko ateganya no gutorera i Kigali, akazasubira i Rubavu amaze kwishimira intsinzi y'umukandida wa FPR Inkotanyi. Uyu mubyeyi rero akaba yaragaragaje ibyishimo byinshi ndetse n'urukundo rwinshi afitiye umukandida wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Ntabwo ari we gusa, hari n'abandi bagiye batandukanye bagiye bagaragaza urukundo bafitiye Paul Kagame, dore yuko yatugejeje kuri byinshi, cyangwa se ibikorwa remezo bimaze kugera mu Rwanda rwose byivuge. Reka tubabwire bamwe mu basitari mukunda muri benshi bagiye bagaragara muri ibi bikorwa byo kwamamaza Paul Kagame. N'abasitari benshi cyane, ntabwo twavuga ngo tubarangize gusa, twabahitiyemo kubabwira bamwe mu bitabiriye ibi bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Duhereye ku muryango wa Paul Kagame, ari we Jeannette Kagame, Ange Kagame ndetse na Cyomoro, tutibagiwe na Captain Ayane Kagame wagaragaye rwose mu kanyamuneza kenshi, ari mu nshingano, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Abandi basitari harimo abasitari mugiye muzi mu ruganda rw'imyidagaduro bagiye bagaragara muri ibi bikorwa, abarimo Titi Brown wamamaye mu rukundo na Nyambo Jessica, bakaba bari kumwe, bagaragaye gahanga, basa neza cyane, aho bari bambaye imyenda myiza cyane, imyenda iriho ibirango bya FPR ndetse n'umukandida Paul Kagame. Abarimo Papa Sava Kibonge bari bahabaye, abarimo Miss Naomi na Mutesi Jolly bagiye bagaragara muri ibi bikorwa, ndetse wabonaga yuko basa neza cyane. Abahanzi barimo King James, Butera Knowless, Bruce Melody, Chris Easy, abarimo Bwiza ndetse na Kivumbi King, rwose babaga babukereye bari gususurutsa abitabiriye ibi bikorwa, ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bari bahabaye. Ntabwo ari abo gusa, dore yuko ari urujya n'uruza rwagiye rwitabira ibikorwa byo kwamamaza umukandida Paul Kagame. Tugiye kuva imuzi n'imuzingo abitabiriye kwamamaza Paul Kagame, ntitwabivuga ngo tubirangize gusa, nuko ari ibikorwa byaranzwe n'ibyishimo bidasanzwe, akanyamuneza, umucyo mwinshi udasanzwe ku bari bitabiriye, ndetse ubona ko u Rwanda rwose rusa neza, umucyo, imihanda isa neza, abaturage basa neza, ubona ko ari ibikorwa byagiye bigaragara neza cyane, ari ibikorwa byiza cyane. N'amatora rero azatangira ku munsi w'ejo tariki ya 14 z'ukwa karindwi ku banyarwanda batuye mu mahanga, diaspora, ndetse no ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2024 ku banyarwanda batuye imbere mu gihugu. Mwakoze kumva iki kiganiro, kora subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri Isano TV show. Tubonane mu bindi biganiro. Ciao ciao.